ariko aba abasore mubona badashaka badatera intambwe nk'abandi ngo baze bashaka abagore. Ibyo rero bigatuma ntekereza, bigatuma nibaza byinshi, nkibaza imipango yabo, nkibaza icyo bagamije. Ngira ngo abo basore hano mu Rwanda barahari benshi, mujya mubabona. Baroki ngira ngo murabazi, babandi ibyo yirirwa avuga ngo nta gikwe, ngo nta gushaka umugore. Sinzi izo mvugo mushyira mu bana b'u Rwanda, kandi muzi ko urubyiruko rubakunda, rugendera ku bikorwa byanyu. Ngira ngo namwe murabizi hano ibyo mukora, mugira icyo bita abafana babashyigikira, babakunda, bagakora ibyo mukora, ariko ibyo byonyine mukareka kubiha agaciro. Niba ufite umuntu ukugenderaho, gufatiraho icyitegererezo, ukareka kumuhereza ibyiza, ariko igihe kizagira akuveho. Hano mu Rwanda hari abasore benshi bigize ngo ntibashaka abagore. Nibaza ngo hagati aho uwo mucyo wo kudashaka muwukura hehe? Ariko nabyo ushobora gusanga biba biri aho, nta bwenge birimo, mukabyiyumvisha gusa, mukabyishyiramo, mukirengagiza ko mwabyawe ari uko ababyeyi banyu bashatse. Ariko nawe urabyibaza, iyo bataza gushaka byari kuvamo iki? Ntabwo wabona igisubizo cy'ibyo bintu. Muri aho muri abasore mufite ubwanwa. Abo basore ntabwo ari Roki navuze gusa. Roki muramuzi, hari ba Irene, ba Rugaju Regan, ba Seburikoko. Aha nibyo, reka tuvuge kuri Seburikoko gatoya. Umusore uri aho ufite inganzo, niko nabivuga, azi umuco nyarwanda, ariko muri ubwo kumenya umuco ntacyo abikoraho. Bigaragara nkaho ntacyo umumariye rwose. Ni ukuba ari aho abishyira kuri social media, niba azashaka YouTube, niba azarongorana na TikTok, niba azashaka Instagram, sinzi icyo muba mugamije, mukaza mugahangayikishwa gusa no kuvuga ngo YouTube yanjye nta video yagiyeho, ibyo gusa akaba ari byo bibahangayikisha. Nkibaza amafaranga mubona hano, njye numva ngo hano kuri social media mubona amafaranga menshi, ariko nasubiza amaso inyuma
najya kureba ngasanga abitwa ngo nibo bayabona, nibo babandi usanga bari aho. Ikibazo gikomeye cyane buri wese yakwibaza niba ayo mafaranga mubona muyajyana muri Nyabarongo mukayasukamo, niba mufite inda zanyu zikaba arizo ziyarya gusa, mukaba mwarabonye ko ntabwo mushobora gufata umuryango ngo mwubake umuryango, mutinyuke muzane abagore. Icyo kibazo nkakibaza, ndetse kandi nkashaka no kugira ngo nganirize bamwe muri mwe, menye aho biva, icyo mutekereza, ndetse n'icyo mushaka kuzageraho. Ibyo byose rero nabyibaza ngasanga physically mumeze neza, ubarebye abona bumeze neza, ariko ukibaza ngo amafaranga ajya hehe, ukibaza ngo amafaranga mukorera ajya hehe, ariko washaka kubyinjiramo ukabura igisubizo cy'ibyo mutekereza. Aha nibyo, ariko mujye mwumva ko atari byo. Sinzi ayo mafaranga mufite icyo muzayakoza, ariko ntabwo umuntu yabyinjiramo cyane. Hari igihe muba mufite inzozi zo kuzagura indege ariko ibyo byose nabyo nta kamaro bifite. Wagura indege, wagura imodoka ihenze, wakubaka inzu nziza, wakwambara neza, ntacyo bimaze kuba ubikora. Nta muntu n'umwe ubyishimira. Uhura n'umuntu ukabona kwereka ko akwishimiye, ariko nyuma yaho aba ari kukugaya, kuko nta kintu kizima uba warakoze usibye kuba wambara neza, ukagaragara neza mu muhanda, gusa bakakubona ngo uriya muntu ngo ameze neza, biri aho. Ariko ibyo byose, ibyo mvuze ubu ari n'ibyo navuze ruguru, uzi ubwenge yagakuyemo ikintu cy'ingenzi mu byo navuze. Nta bindi byishimo uzabona utabonye umwana wawe nawe ari gushaka gutera ikirenge mu cyawe ngo agukurikize. Ngira ngo ababyeyi murabizi, ibyo bintu bijya bishimisha cyane, ukabona umwana wawe ari gushaka kuza gutera ikirenge mu cyawe. Ibyo ni byiza rwose, ariko iyo udatekereza ntabwo uvuga uti ngo reka nubake ejo hanje heza, nubakira n'umwana wanjye ejo heza hazaza hafite umucyo, hafite
urugendo rwiza, ahubwo ukabikora wenyine